Kaito reka bari wenza kuza guheraho mbere yuko nza kuza kujya kuri Brian na Jihad nkaza kubabaga nta kinya reka mbanze mere ku Mauritasi Kaito njewe ubwanjye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 nafashe imyenda y'umuntu bita Kaito ndangije nkajya nyicisha mu idirishya ndi kugira gute ndi kumwirukana muri business bari bamuragije akaza kuza kugira gute kuyishimuta ndajya mu bintu nze kuza kubitangaza wenda nyirubwite ntabwo ndi buze kuza kumuvuga amazina ariko ubwo nibiba ngombwa n'ubundi nzanamuvuga wo bita Kaito wumve ngo igisambo kiba amadolari atageze ku mafaranga ku madolari 500 ibaze mugenge bwanjye Bosco Empire umudiaspora yanyoreje ibihumbi n'ibihumbi by'idolari hanyuma nkagenda nkamushingira business mu mujyi wa Kigali namubwiye yuko nzamufasha mu gihe cy'ukwezi kumwe hanyuma ukwezi kwarangira nkaza kuza kubivamo nkagaruka mu bintu byanjye ibyo byose nagize gute nabimukoreye ndetse ndamukorera neza cyane arangije agira gute arampemba bitewe n'umutima we nama hanyuma iyo business yaje kuza gusigaramo bita Kaito ariko bamuheza ibyo bita ngo fond de caisse cyangwa se amafaranga yo kuba ufite wenda kumufuka wenda n'umukiriya naragura n'ikintu ze kuza kurangura ibintu nk'ibyo ngibyo umutipa amafaranga isa atangira kugenda ahita yarya agacuruzo kugira ngo avirise kuri konti y'umukire amafaranga akagira gute akagenda akayatwara niyo ngo bino bintu byose yavuze reka mbanze nabikumvishe kwenda ku muntu utabyumvishe hanyuma nze mfata no musega nk'ujwigirize barakumane twifata tukagenda tukihurira abantu mukaza mugatukana mukumva ko natwe burano gutukana natwe twabishobora wetse ko aho bigeranye ugasanga wararezwe ntago uri umuntu by'ukuri wo kuza guhangana n'ibintu by'imisega byo kumba nkora nyambaga Kaito ngendi ouna man ngendi ouna mfite ntuza company yanjye ntago ndi umukozi ntago ndi umupagasi nawe ubwawe uza kuza kubura umuntu w'umugabo wari gufata iyo bita ngo wa bagahe ukagenda mu by'ukuri gatraining kano kanya kaza kuza kuba on the top kuri space Empire kano kanya mwebwe mugende mukore izina rya Empire ribagaburire brother ribagaburire wicara uvuge ubita Empire kubera ko ngenda nabahaye akazi mugende mukore urumva ariko ntuzaze kwikompaya na ona mari ko nkunda kubabwira burya niwe wabura umupagasi kano kanya wese Kaito namaze rero kugushyira ku rutonde wo ku bantu b'abastari bazapfa bamara gupfa bakaza kuza mu by'ukuri kuvugirizwa induru ngo yagize gute yabuze icyo bita ngo serikeye niba wumva kuri handsome cyangwa se uri umusore ufite uburanga kuramo izo linete zawe hanyuma waze kuza kureba mu by'ukuri ko ijisho ryawe ryahengamye uri kugenda umeze nk'uruvu urumva kuja kuzavuga ngo physical appearance nyine uri handsome umuhungu mwiza pe nta kibazo ariko menye ngo wa muhungu mubi wa muhungu meze mu by'ukuri nk'urujumba kano kanya wowe unangende CEO wa Bosco Empire ntago mverisa nta umemba urumva AdSense yanjye account yanjye y'amafaranga buri kimwe cyose kiza kuri Bosco Empire ntago ngende buze kuza kugira gutegereza umushahara kano kanya mani wemenya ngo aho ngaho uri hari abandi bari bahari ntago waza kuza kurusha igikundiro Jihad ntago kurusha igikundiro bita Eminyawe kano kanya nawe uri buze kuza guturumburwa hanyuma uzaze umpamagare ngo hereze interview ngiye ngira gute nkwishyura amafaranga 10,000 mbere yuko tuza kuza kujya mu bintu byinshi cyane rosas reka mbanze babwire ubugegera n'ubusambo bw'ino nkozi bingo ni Kaito kano kanya yaje kuza vuga ngo ndi umukonvoyer niyo naba ndi konvoyer ndamamaze niyo naba narize cyangwa ntarize nta kibazo na kimwe bintwaye kubera ko n'uburi injiji mbi nizagize gute nizize kubera ko narakubwiye ngo hari icyo bitubwenge nicyo bitubumenyi brother karaba ngo kuba warize kano kanya uri ikigoryi ibyo ngibyo bimeze nko kuba wafata mu by'ukuri amata warayize ukagira gute ukajya kuyashyira muri cya kimodoka bita ngo gada maji macafu gitwara imyanda cyavana mu mujyi wa Kigali kigira gute cyerekeje Nduba kano kanya reka twemere ko wize wenda ufite masters nta kibazo ariko menye ngo ibyo ngibyo ni ibintu mu by'ukuri bimeze nk'amata ariko babishyize mu muntu w'ikigoryi kano kanya ibaze kugira ngo umuntu agweze amadolari 500 uhita uyarya urumva hanyuma utangiye kugenda ucuruza uri kwimirira nubwo nuremuka musaza wenda uwo muntu sindi buze kuza kumuvuga ariko ni wongera kuza gutinyuka vuga izina rya Bosco Empire uyu mu CEO nawe gira gute nawe ubwe nzamuvuga mutangiye kugira mwihanganira ariko reka mbanze babwira ububobo n'ubugegera bwawe man urumva niba uri handsome nahuye ngo kora wakuye muri nete hanyuma aze kuza kureba urwo rujisho rwawe kuntu ugize gute kuntu rwaturumbutse kubera kwirwa mwigira ibintu rumbutsi guhera cyane uraza uvuga ngo banaka ngo banyemereye ibi ngibi abo mwacuzanye imyenda kano kanya saba jama ntago bishoboye ariko siri buze kuza gutera imbere gute kandi uri imbobo ukugira ikizere wese ugira gute uhita umurya ibaze ko kano kagoryi baje kuza guhereza business ngo kayicunge urumva kayicungira umuntu kakatatangira kugenda kayitirira no bikaza kuza no kujya kuri rwa rwego urumva kanga no kuyisokamo ngiye mbwira abantu ngo muze kuza kugacunga kagiye hanze niyo kagiye kwitaba telefone muhite mukinga ni mumara gukinga hanyuma muze kuza gufata imyenda yako mugire gute mugende muyijugunya hanze iyo system ninge wagize gute wayizanye ari mpamvu gashobora kuza kuba kagira gute kari kugenda kanyishyiramo reka mbanze batangire no operation ariko mbibutsa kwanza amagambo yaje kuza kuvuga nk'umuntu umupagasi ejo bazakwirukana musaza bazakwirukana ariko ngiyewe niyo nanapfa kano kanya staff yanjye no muri family yanjye izahita ikomezaho ariko wowe ubaye ufite ubwenge wajya
ukajya gushaka iyo bita wabaga ukagira gute ukayizamura niba koko ugize gute ufite IQ. Urumva ngo izo ni platform ziba zafasha amazina, niyo waza utagira IQ ibyo wavuga byose baza kuza kukumva kubera ko izo platform z'ubwazo ugize gute ziremewe. Niba wemewe genda ujye gukora mu by'ukuri kuri wabaga ukora ikiganiro ture ko kigira na views 2,000 nta bantu waza kuza kugira uretse wumve tuvugisha ukuri ngira ngo uyu muntu yavuye urabe murirwa muvuga manjwe n'utugambo tudafututse ku muntu witabye Imana ubu muyo botwo yipa yubundi we yavuye tuvugisha ukuri ngira ngo uyu muntu yavuye urabizi yuko neza byonyine physical appearance yawe nticuruza IQ yawe ubwawe na n'urwego inariho karibu. So uretse wumve kino kintu ngo physical appearance brother, ntago wenda ubwiza cyangwa se kubura inzobe, urumva ntago ibyo ngibyo bakombye kuri kugira gute uri kurishisha amani. Niba ngo dore ubwiza bw'umuntu dore bugize gute buri mu mutwe. Niyo mpamvu rakaro kandi nakubwiye ngo nyuma ya bakamarade na baburi kantu buri nguni nawe uri umwe mu bantu bagomba kuzapfa hanyuma ukaza kugira gute kubura imva wo n'ubundi akazi kano kanya uri gukora ni nako nyakwigendagira gute yakoraga.